anegurira ibyica. Mfite umukunzi utuye inyuma y'imice, uwo yarankuze sinabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize, anegurira ibyica. Uwo yarirahiriye n'indahiro yatsinze, sinzongera kuba ku mbuto nari nicarana, uba noneho hariho umunsi yagaragaje ubutwari bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramugaruka aramuvuguza. Wamusabura ishimwe niba hari ibyo wibutse yakoze mu buzima bwawe, uvuga uti ushimwe Yesu we, turagushimye Yesu we, ushimwe papa, aya mashimwe na yawe. Waraturinze, waradutabaye Yesu, haleluya. Wakinguye ijuru n'ijira ry'arembo, nagabanye mu rugo kwa data. Hari icyo wankoreye none ndaririmba, waranyibutse nzahora nshima. Wakinguye ijuru n'ijira ry'arembo, nagabanye mu rugo kwa data. Hari icyo wankoreye none ndaririmba, mana we, waranyibutse nzahora nshima. Wakinguye ijuru n'ijira ry'arembo, nagabanye mu rugo kwa data, nagabanye mu rugo kwa data. Hari icyo wankoreye none ndaririmba, hari icyo wankoreye none ndaririmba. Waranyibutse nzahora nshima. Twabiririmbana cyane. Wakinguye ijuru, wakinguye ijuru n'ijira ry'arembo, nagabanye mu rugo kwa data. Hari icyo wankoreye none ndaririmba, mana we, none ndaririmba. Waranyibutse nzahora nshima. Wakinguye
zinarisha tubawe wasutse umwuka zahora wamaye izinari hari icyo wankoreye none ndariri waranyibutse ese hari icyo wibutse yagukoreye mu buzima bwawe hari icyo wankoreye wamuzamura ibiganza ukamushimira ndagushimira ku mirimo wankoreye mwami waranyibutse hari ibyo wankoreye none ndaririmba waranyibutse zahora nshima mwami waranyibutse zahora nshima wamaye izina rishya zahora nshima wampinduriye amateka oh mana zahora nshima wampaye urubyaro zahora nshima wanyishuriye amashuri zahora nshima wampaye agakiza zahora nshima wampaye umuryango ese twaguha iki warakoze 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 yesu we kwibutsa waririmana natwe zahora nshima waranyibutse mu kazi kanjye waranyibutse yumuzamuri amashimwe warakoze mana waranyibutse zahora nshima y'amaboko yawe zahora wamaiza wamasha wanesero amahoro waranyibutse mana we yesu waranyibutse zahora shima zahora shima waranyibutse waratabaye waratabereye wambereye amaso warajya nanjye warankomeje waragendanye nanjye mu marira menshi mu byago byinshi mu kwiheba kwinshi waranyibutse zahora nshima. Aho abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera aho ibitambo bitarengaga Yesu yaraharenze aho abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera
Yesu yaraheze abantu bananiriwe. niho Yesu ashoborera, niho Yesu ashoborera, aho ibitambo bitarengaga Yesu yarahareze. abantu bananiriwe, niho Yesu ashoborera, ibitambo bitarengaga Yesu abantu bananiriwe niho Yesu ashoborera, ibitambo bitarengaga Yesu iyo mana ni nziza, ni nziza. iyo mana ni nziza, iyo mana nziza, iyo mana yatayarara hose rauranda hayanos rikatayarara rahatoyabaha rapahaturararasarana rirararararara rapahedesuararara iyo mana ni nziza. Wamuzamura ibiganza ukamucuta iyo mana, iyo mana, iyo mana, yes, iyo agira umuntu uzamura ijwi ashimira uwo mwami. Iradukunda ni nziza, iradukunda ni nziza, ni nziza, ni nziza. Twabiririmbana n'ubyiza tuyo mana ni nziza, iyo wabiririmba cyane ni nziza. Wabyatura n'ijwi rirenga uti ni nziza, iyo mana tukuzamura ibiganza mwami, igitambo cy'ishimwe niwakira ishimwe Yesu. Ni nziza, ni nziza, niwarabibonye mu buzima bwa birimba cyane. Iyo mana, iyo mana, iyo mana, iyo mana, iyo ratabaharara soyadade
Sotayaba. Hey, 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 hey. Oh. Ay, 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 ay. Oh, yo, yo, yo. Aya mashimwe nawe Yesu. Kumenya umukiza bimbere y'umugisha mwinshi ntabona uko nasa urukundo rwe ndarwumvise rungeze ku mutima ndumva imbaraga nyazo zibohora umutima uruzuye umwami ni mwiza tuba urukundo ndarwumvise rungeze hari umuntu nshaka ko yumva aya magambo urukundo rungeze ku mutima ndumva imbaraga nyazo zibohora umutima uruzuye umwami ni mwiza ndumva imbaraga nyazo mubwira shira amanga mubwira shira amanga umwami ni mwiza umwami aruhuka umutima aruhuka umutima mubwira yo gutinya mubwire umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwira shira amanga umwami ni mwiza rapesota yarara aruhuka umutima mubwira ya gutinya mubwira ya umwami ni mwiza aruhuka umutima uruhuka umutima mwene data ruhuka 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 umutima musomere musomere izandiko z'umukunzi ratapayadadana sotayere muri ya misemburo y'iki gihe ayireka kubara aruhuka umutima aruhuka umutima mubwira urukundo rw'umwami mubwira urukundo rw'umwami
mwiza, aruhura umutima. Yewe urushye, yewe uremerewe, ngwino umwegera arakuruhura. Afite ibisubizo ku bugingo bwawe, nta wundi akeneye kumufasha, arihagije. Uwo bababwiye mu gitondo ukorera mu ofisi ye yo mu ijuru, akakumenya akagutekerereza, uwo ni uruhura umutima. Ni mwiza, aruhura umutima. Reka bari batujeho baracyafite akanya. Iyo ari igihe cyo kuramya no guhimbaza, ntukananirwe. Hariya ndakubwiza ukuri, uhabonera Imana, kuko niho amashimwe abonekera, niho umutima wawe ukingukira kuganira n'Imana yo mu ijuru. Ibi ntabwo ari amarangamutima, siriyo, ni ukuri. Ukeneye kumva Imana ihumuriza umutima wawe, ukeneye kumva irindi jwi ritari nk'iryo wavanye mu rugo, ukeneye kumva gukora kw'Imana. Niyo mpamvu mwumvise ba Mariyeti bavuga ibyo basengeye, abana babo bagatsinda. Natwe aho tuvugira aha hari utwana tuza kubereka utwuzukuru 3 4 cyangwa natwe twatsinze. Ayo ni amashimwe, n'abandi murayafite. Ibyo ni iby'Imana ikora. Isubiza ikitakorwa n'undi muntu, kuko ikibangamiye umutima wawe yiraze kanezereza umutima wawe ukuzura ishimwe. Niba bitarakubaho uyu munsi, ijambo ntiri guciki, ariko mu kanya mashini zimwe zihagaritse. Mumbabarire, isaha ntimuyiteho, ariko igihe mukiteho. Igihe gifite ibyacyo. Tubazaniye uyu musore uwo bita David Safi. Hano yari afite amashimwe, nsanga nayavuga kirya gihe tuza kubura umwanya wo kuramya, kuko n'umwe mu bayoboye ubushimwe. Ndetse basi ubwo wenda afite ibyo baziranye, I don't know, ariko tugiye kumuha umwanya wo gushima muto, kuko ibyo ntabwo twabirangiza. Ni birebire, nanjye ndabiziho agace. Mwicaye mwumva, hanyuma turanamwakira mu ijambo ry'Imana. Ariko hamwe n'ibyo, ku cyumweru twarabibonye bimwe, hari n'ikindi cyumweru inyuma, byari kuwa gatanu nimugoroba, hari ibyo twabonye n'amaso yacu. Ubwo rero kuri we ntitubizi uko yumvise, twe twarabibonye, kwishima kwacu kwararangiye twabivuga, ariko kuri we na mugenzi we ntitubizi. Tubaha akanya, muranyemereye? Muranyemereye tubaha akanya nabo bashima Imana, wenda badutere n'amatsiko bati n'ubundi tuzagaruka, kuko ndabizi ni birebire, ariko ni by'agaciro. Nanone kuva je twari tutaramuha umwanya wo guhagarara hano ngo avuge ijambo ry'Imana, anatubwirize akiri no muri uwo munezero. Nareba afite indi ngereka ndangize ngarurire cariye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abakunzi b'Uwiteka, haleluya. Haleluya nanone. Menyere guhagarara ndi njyenyine, ubu byangoye za protokole nyinshi, ariko sinyiri njyenyine. Enza n'umutambukanyi, mugani w'Abarundi ngo ni umutambukanyi. Akaba ari n'umufasha mu Kinyarwanda. Yesu ashimwe cyane. Urabona atari byiza bino bintu se? Turanezerewe cyane, kandi turashima Imana ko yabaye yo kwizerwa mu rugendo rwacu. Mbere na mbere nzambwira ababyeyi ngo mwaranumye, mumbwira ko nshaje, nanjye ndemera ndatumika, dore naramuzanye. Hanyuma rero icyo dushima Imana gikomeye, twagize urugendo rw'imyaka myinshi, imyaka igera hafi mu 8. Rwa rugendo rugoye, ariko Imana yaradushoboje. Uyu munsi
turamanika impeta gutya twishimye. Haleluya. Yes, ingi nivuga neza. Hanyuma rero ibyacu byinshi mwarabibonye. Twatangiranye urugendo guhera ku itariki ya mbere tujya gusaba bigenda neza cyane. Dushima Imana ko iryo joro twagushije imvura y'umugisha muri iki gihugu. Dutangira kweza, imbuto zitangira kumera uwo munsi. Haleluya. Hanyuma biba byiza cyane mu muryango wabo batwakira neza, dusigarana umwenda wo kuzabakira natwe. Hanyuma umwenda wo kubakira, mbere y'uko ugera tujya mu murenge, bya bindi bagumya tubujije kujya twemera, twe turabyemeza, tubyemeza n'imbaraga mu mategeko, ariko itorero tuvuga ngo mutegereje atahi wabo nawe ujye mu kibahima, mutagira ukuntu mutegereje. Turabuha abashumba, turategereza. Hanyuma igihe nk'iki ku cyumweru gishize tuzi imbere y'Imana rero. Haleluya. Nibwo bwa mbere nari mbonye gusezerana imbere y'Imana byiza cyane. Hano hantu ijuru ryarahabaye. Ameliona Yesu, ameliona Yesu, ameliona, ameliona, ameliona Yesu, ameliona Yesu, ameliona, ameliona, ameniona, 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 ameniona. Kulia kwangu, kuomboleza kwangu, ameniona, 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 ameliona, 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 Yes, ameniona, ameliona, ameliona, ameniona, ameliona, yeah, 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 ameliona, ameliona, ameliona. Cha, cha, cha. Tunaimba sifa zake, tunasifu jina lake, twatukuza nguvu zake. Ameniona, ameniona, tunaimba Sifa zake, tunasifu, tunasifu jina lake, twatukuza twatukuza nguvu zake. Ameliona, ameliona, ameniona, ameliona, 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 Ameliona Yesu, ameliona Yesu, ameliona, ameliona, ameliona Yesu, ameliona Yesu, ameliona, huyu Yesu, huyu Yesu, ameliona, ameliona, huyu Yesu,
Yesu. Ameniona, ameniona, ameniona Yesu. Ameniona Yesu. Ameniona, ameniona, ameniona Yesu. Ameniona Yesu. Ameniona, ameniona, ameniona Yesu. Ameniona Yesu. Ameniona, ameniona. Mumfashe tuwongera amashyi menshi cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi mufitiye amakuru meza, ijuru irabishimiye. Mubikora neza pe, mugumemo. Hallelujah. Bega uburyohe. Ngiye kubwiriza ndi umugabo bwa mbere. Amavuta yiyongereye, mavuta. Mugabo. Ariko uyu munsi nshimye Imana ko nashatse ndi umugabo, nzi nicyo bisobanuye, nzi n'icyari cyo. Nshimiye Imana cyane rero. Ngiye kubasaba rero murambura ibiganza munyerekezeho mu nsengere, nanjye mbasengera kugira ngo ijambo rimanutse ry'icyo rikora mu mitima yacu. Mwese murambuye ibiganza mubinyerekezaho, dusenga Imana. Uwiteka Imana ihambaye, so Mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho. Uyu ni umunsi mwiza turemeye ngo tuwishimiremo, tunezererwemo. Kandi aho bigeze nonaha turi mu mashimwe, turi mu munezero, tugushimiye ko wawuremye kandi twatuwishimiramo. Umwanya ukurikiye rero reka uvugane n'imitima yacu, reka tuganirize icyo dushakaho, reka tutege amatwi tukumve. Nanjye uri hano ungire igikoresho cyawe cyiza kugira ngo umwami mbashe kugaburira ubwoko bwawe icyo wagenye uyu munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nenda kuvuga nuko iyi Imana icecetse ibirimo irakora ku bindi bintu biri iruhande rwawe. Other factors. Twareba muri Luka 1:39-44. Luka 1:39 kugera 44. Usome cyambere 39. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'Iyudaya. Yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana asimbagurika mu nda ye, Elizabeti yuzuzwa umwuka wera. Avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Amen. Ahangaha Mariya yari atwite, Imana isa nkaho yacitse atumva ijwi ryayo. Hanyuma Imana ku rundi ruhande itinza kuvuka kwa Batista, umubatiza. John umubatiza kuvuka kwe kuratinda kugira ngo azaze ategure inzira ya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ahangaha twabonaga ukuntu Mariya yagiye gusura Elizabeth wari mu bihe bye n'abatakivugishwa n'Imana nawe. Ariko akibona Mariya bagihoberana, ijwi ry'Imana rimugarukaho. Abasha guhanura ati byasha ute ko nyina w'umukiza wanjye. Ntabwo Yesu yakavutse, nazi kiri mu nda, ariko amenya neza ko atwite umukiza. Byasha ute ko nyina w'umukiza wanjye angenderera. Rero nubona Imana icecetse mu buzima bwawe, ntuzagira ngo iracecetse gusa. Irimo irakora ku zindi factors z'uruhande zizagufasha mu rugendo rwawe, zizagufasha mu murimo wawe, zizagufasha muri business zawe. Ntabwo Imana igiceceka. Ese undi cecetse wabaho? Ikuretse kubanye amaso wahumeka se? Nta na rimwe izakureka. Rero igihe cyose wumva utayumva, hari ibindi ikora ku ruhande kandi byawe byiza kuri wowe. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu mvugaho nuko iyi Imana icecetse, he is fighting your battles. Iyo ubona ngo iracecetse, irimo irarwana intambara zawe zose wowe utazi. Yesu ashimwe cyane. Yesu amaze kuvuka, Herode yaravuze ngo mwice
ubwana bw'ubuhungu bwose murimbure. Hanyuma Yesu ahungira muri Egiputa. Hanyuma rero ikintu ushaka kugira ngo dusomeho twirukanka ni muri Matayo 2:20. Ubu ngo abari muri Egiputa ntabwo bazi bijya mbere, barihungiye, bagiye kuri guhunga kugira ngo Yesu adapfa. Soma mu izina rya Yesu. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Arise and take the young child and his mother and go to the land of Israel. Byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Israel. Kuko abashaka kumwica bapfuye. Umva nicyo nashaka kuvuga. Bari muri Egiputa, Imana iragenderwa intambara zo kwica Herodi. Hallelujah. Iyo Imana inamvita kuvugisha ibyo imirakora nagicecetse. Herodi amaze gupfa, mugabane mwagukire musubire ko abashaka kumwica bapfuye. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Rero Imana yacu ni Imana iturwanirira buri munsi ngo itanga ingabo nyinshi utagira umubare wazo ngo tuwumenye zigapfa ku bwacu. Yesu ashimwe cyane. Iraturwanirira, ikaturinda, irakora umunsi ku wundi, irakora kugira ngo tubashe kuba duhagaze hano. Irakora kugira tujye kukazi bikunde, irakora kugira ngo turye bikunde, irakora kugira ngo tubyare, irakora kugira ngo duhumeke, irakora kugira ngo ubukwe nka buriya nakoze bubeho bukunde, irakora kugira ngo ikintu cyawe cyose gikunde. Kuko siyo yinikora na Satani abakora, ariko tubona bikunda nuko Imana yatsinze. Kuko urugamba rw'umwanzi ruba ruriho mu bintu byacu bya buri munsi. Ukaba waravuzweho ngo ntabwo uziga ukagira masters cyangwa PhD, nuko Imana yakoze. Waravuzweho ntabwo uzashaka uyu munsi ukaba ufite abuzukuru, nuko Imana yakoze. Imana rero irakora iturwanirira intambara nyinshi umunsi ku wundi. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma rero nkavuga ngo abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazagenda be, baziruka be, kunanirwa ngo ahubwo bazaguruka nk'ibisiga. Yesu ashimwe cyane. Urana muri uriya muyaga hari inyoni zitagira, ariko igisiga ntabwo kijya gitinya. Igisiga kiraguruka. Abo niko abategereje Uwiteka bazamera. Tuzaguruka mu bibazo tubirebere hejuru, tubirenge. Tuzaguruka bavuze ngo ntabwo tubaho tuguruke tubeho, ntabwo turya turye, bavuga ngo ntabwo tuzaramuka. Yesu we, iyi Kigali tuyibemo twigurukira hejuru y'ibibazo, utazi nawe ukuntu ubayeho, utazi ukuntu wishyura inzu, utazi ukuntu wambara, ariko ubona uriho kandi uriho neza. Njyewe naratangaye ukuntu mubayeho muri Kigali, murabibwira abantu ubuzima bwano burahenze nko muri Amerika, ariko muriho kandi muriho neza, kandi mutinjiza nko muri Amerika. Kubera iki? Imana ibambitse kubaho neza, muguruka hejuru y'ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Nicyo abazi Uwiteka turusha abatazi Uwiteka. Ntabwo tujya twiganyira, ntabwo tujya twiheba mu bibazo, ntabwo ururimi rwa biracitse si urwacu, ururimi rwa birarangiye nituramuka si urwacu. Kuko utanga kubaho niwe twiringiye, utanga ubuzima niwe mwami wacu, uwaremye ibi byose tubona, ibiryo, buri kimwe cyose niwe twiringiye. Nose wavuga ngo ufite ubwoba bw'iki n'inyoni zirya, uburabo bwambara bugasa neza, uwo ngo ubyambika ugaburira n'inyoni n'izindi nyamaswa mu ishyamba, niwe mwami dukurikiye, niwe mwami twiringiye. Reka tumutegereze dushize amanga, tumutegereze nk'abamukunze bamukeneye, ubundi azakora n'ibirenze ibyo twibwira, azakora ibihambaye mu buzima bwacu. Hallelujah. Njye ndashaka kumutegereza kugira ngo amasezerano yose navuganye nawe yose mbere yo kumva mu mubiri yabonesha amaso. Kandi arahambaye. Hari umugabo w'umuhanga muri ekonomi yasomye icyanditswe kivuga ngo iminsi 1000 kuri twe, imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe imbere y'Imana. Ajya kujyana ikiganiro n'Imana. Biriya bintu nibyo koko? Imyaka 1000 ni umunsi umwe? Imana ati cyane. None se tubishyize mu mafaranga nka miliyoni y'idolari, twaba ari udupenizi kuri wowe, twaba ari uducericeri? Imana iti cyane nibyo. Aranje ati se Mana, wanyohereje kuri ubwo bupenizi kuri mwijuru utawukeneye, nkagira uko mba nigeza ku isi. Imana yamusubiza ngo tegereza mu munsi umwe,
tegereza mu munsi umwe w'Imana tugeza muri ya myaka 1000. Ariko icyo mvuga ni iki ngiki, Imana yacu yo ibasha gusohora ibyadusezeranyije mu gihe cyacu turiho tukabibona n'amaso yacu. Ntabwo yagusezeranya ibyo itazaguha. Ikikuvuzeho wowe kiba ari icyawe, keretse ikikuvuzeho wowe n'urubyaro rwawe, nibwo mwese ura mu rubyaro rwawe, ariko icyawe cyanditse izina ryawe ntabwo uzava kuri isi utakibonye. Ayo niyo magambo nabazaniye uyu munsi. Imana ibahe umugisha.